mwacaniye kamera iri ahirya ndetse ko tuhagera ukahita ufunga. Hanyuma se ibyo avuga wowe urabyizera? ibyo avuga ko uriya mugabo ari papa we ntabwo mbyemeza 100%. Ndimbati n'umuntu w'umusaza azabishyira ku murongo bizagenda neza. Uyu mukobwa ngo ni Jasmine avuze iki kuri wowe? Mwanya nandwi wahamagara ariko wasuwe mwana ngwi ari heza agoze ko ari umusitari dusigaye dufite muri karitsiye. Okay, urabona ubwo yaje Okay. Nakuze mfashwa n'umuryango utari uwanjye, bandera nk'umwana wabo, bamfata neza banjyana mu ishuri, ndi imfubyi nta muryango ngira, baramfasha nyine nabisobanukiwe nkuze, ariko numva ko nanjye ngomba kuzafasha abandi. N'abantu barabimbwiraga, abaturanyi batedere ka kana kwa runaka ngo batoraguye, nubwo buryo babivugagamo. Iwanyu se bakubwira ngo bagutoraguye he? Dufite abantu benshi hano bari kuza muri media, umwe akaza ni papa wawe, undi ni murumuna wawe, undi ni mukuru wawe. Ubivuga hiki? Kugira abavandimwe ni byiza. Nta nubwo nanze abantu tuvukana, nta nubwo nanze ko umuntu ambera papa. Kuko nangije naba mama wundi. Hari ikiganiro nabonye bavuze ngo ubana n'umukobwa w'indaya. Abanyarwanda bahise batangira kugira impungenge umwana w'umukobwa. Bati umwana w'umukobwa avuye mu kazi ko mu rugo, akiva mu kazi ko mu rugo ahise ahura n'indaya, ubwo ni ukuvuga ngo nta kindi kintu agiye gukora no kwita ubuzima no kwicuruza akabona yo kurya. Hari igihe nabitekerejeho kuba namubwira ngo natahe, ariko ntabwo icyo ari cyo cyabiteye, ntabwo icyo cyabitera ko atari uba wabikoze se. Ndi umubyeyi, ndi umuntu mukuru. Aka ni akana kawe? Aka ni agapeti kanje. Usumva aka kana kawe agaterura? Aho yasha kajya kanangorera amakosa nkabura uko nkakubita, aho ngari nk'uyu muntu mukubise urushyi akanyicaraho nahita apfa. Nakuze nzi ko umukobwa wese wibana muri ghetto akenshi aba barindaya. Nkumbe ya mama. Yego. Kumbe mama wawe. Hari umuntu uhamagaye arambwira ngo nk'uwo mukobwa wacumbikiye, yambwiye ko yitwa Ndera, ngo nk'ubwo mukobwa wacumbikiye ngurisha ko ari Ndimbati, ngo si ubwo ngo Ndimbati ngo aramutse aguhize, cyangwa Ndimbati aramiga situziranye. Nutuye dukosa twanyandwa ajya kuna kugukorera? Cyambere uno munsi bigira ibanga. Bivuge. Ndabigira ibanga pe. Cyambere nyandwi ceceka. Reka vuga ariko kuki ushaka kutwicira? Uramutse irabigira ibanga. Oya reka twivugire. Cyambere Yes, reka ntangire mbasuza abakunzi ba Slim Jesus TV kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ndetse n'isi muri rusange. So hari umukobwa rero mwagiye mubona mu minsi yashize, umukobwa bita ngo Nyandwi Iradukunda, umukobwa waje kuri social media navuga akabica bigacika, avuga ati ni umukobwa wa Ndimbati ngo iki n'ibiki ibintu nk'ibyo. Mu minsi yashize twakoranye ikiganiro tuvuga ko hari ahantu acumbitse yaje kuba yahura n'umugira neza, umukobwa ngo waje kuba yamwishimira akavuga ati ngwino ngucumbikire. So uyu munsi rero twafashe umwanya ngo tujye kumusura, tujye kureba ese uwo mukobwa babana ninde, tujye kure tunaganire, tunamenye byinshi kuri bo, tumenye ukuntu bahuye, tumenye n'uburyo babanamo, kugira ngo bize kwa byadufasha. Twe tuba turimo turagenda twikorera ibyiza kandi turi kugenda tubahereza ibyiza cyane. Murabizi ko abakunzi bacu tuba tutagomba kuba bihiriza cyangwa se kubahereza ibyo mudakeneye. So ndagira ngo dukomeze tugendane hano turi ni muri karitsiye ahantu mu nce za Kigali nyine, namwe murabona ahantu duherereye ni mu misozi mukuntu, niho rero tuje kuba twabareba, turebe ese bimeze bite. Ndi kumwe na cameraman wanje, kuri kamera bamwita Tony Boy. Ariyo kwita ngo iki kuri Instagram sha? Utita gukunda kwita kuri Instagram ngo abantu bagufollowing? Bamwita Tony 250. Okay, dukomeze tugende, dore baba hariya muri kiriya gipangu kibereka hariya gipangu babamo fresh. Wow. Dore ngore akabisa umukobwa abana, dore ko urabona ko nawe uje kuba yafungura, dusanze ari na tayari cyane. Ese kahise afunga ahise afunga, wanza abonye tuhageze agafunga, katurebe bimeze bite.
mwacaniye kamera iri ahirya ndetse ko tuhagera ukahita ni ufunga karibu ko tuhageze tuje guharanga ukahita ufunga bimeze gute? nyine nabibonye kamera nabyiteguye ariko ni karibu wari uzi ko ngo turi buze ngo tutacanye kamera ngo tukaza ngo tukabanza ngo tukitegura mukanansuhuza mukanambwira nyine ukuntu ibintu bimeze twebwe tuba turi kwirukanka so rero abakunzi bacu nabibabwira uyu ni wa mukobwa ubana na Nyandwi ndakeka arimo mo imbere nawe turaza kuba Nyandwi wahamagara ariko wasuwe mwana ngwi ari heza aguze ko ari umusitari dusigaye dufite muri iyi karitsiye okay urabona ubwo yaje ino wakintu okay Nyandwi umeze ute se meze neza umeze fresh yego tuje kubasura ni karibu naho karibu no karibu ngaho ngo dufite iki muraza kutwakiriza iki nyine amazi muri robine arimo menshi muduhe karibu so bakunzi ba Slim Jesus TV ubu ngubu rero tugiye twagana nabo nkabonye ko turahageze iwabo ni abakobwa babiri babana uyu nguyu ni ucumbikiye Nyandwi dufite byinshi tugiye kuganira mugume mugenane natwe turi kumwe yes reka nanone nongere mbasuze mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nkuko mwabonye twatanye mbabwira ko ngiye kuba nasura umukobwa bita Nyandwi ndetse n'uwo babana ubushize yatubwiye mu kiganiro kugira ngo amudupresente tumumenye ndetse nawe tugire ibibazo tugenda tumubaza bike na bike sibyo umeze gute Nyandwi meze neza umeze fresh yego nawe bakomere mikoro ubundi tunwe dushaka njye meze neza bakwita ngo iki yitwa Jasmine bakwita Jasmine ubana n'uyu mukobwa tugusanze aho muba sibyo yego ni karibu mwakoze kuza so uyu mukobwa rero uramuzi yavuze uburyo mwahuyemo ubundi yo kumuhura byagenze bite duhura ntiyabisobanura nyine duhura mu minsi yashize yari amaze nko guca ku macano nk'abiri ndakeka hanyuma ngo aho yakoraga bumva ntibabikunze nyine baramubwira ati hitamo hari ugushakisha siko ukava kuri telefone kuko ngo baramuhamagaraga cyane cyangwa ureke telefone ukomeze akazi ko mu rugo ukomeze akazi nk'umwana nyine wawe washakaga papa we ahitamo kuhava havuye rero araza guhita abwira bwije rero birangira nyine uyu mwana atabonye aho kuba umuntu umwe arampamagara aravuga ati rero uyu mwana ko umuzi twagiye kumucumbikira kuko bwari bwije rero tuvuga ngo no twijyanire niko kumuzana muri geta aho nabaga nyine turabana ariko bwari bwije nyine avuga ngo agiye kujya mu Nyabugogo ngo ashakishe ukuntu ngo ejo azataha kandi bwari bwije ntiyari kubona uko yari arageze iwabo kandi nanone intego yari afite muri Kigali yo gushaka umuryango yari atarayigeraho yagombaga no gushaka n'akandi kazi bishobotse mbona ibyiza atari uguhita ajya mu cyaro rero ndavuga ni namucumbikira nta kibazo hanyuma se ibyo avuga wowe urabyizera ibyo avuga ko uriya mugabo ari papa we ntabwo mbyemeza 100%, ariko nyine muri ibi bintu harimo n'abafana sibyo hari abafana uyu mwana bakumva ko ibyo avuga ari ukuri hari n'abafana uriya musaza bakumva ko nawe uko babihakana ari ukuri buri wese ari mu kuri kwe icyo nzi cyo nuko nimbate n'umuntu w'umusaza azabishyira ku murongo bizagenda neza bizagara nyine tuzemeza ikizavamo nyuma gusa kuri ubu ngubu njye nkurikije ibyo uyu mwana ambwira nk'umuntu tubana ambwira ko ari papa hanyuma icyizere cyo kuba wagira ufata umwana ariko ndabona asa nk'umuntu yiteguye kuvuga gira ikintu tubwira ndabona wikaronye cyane wagira ngo byamurenze uyu mukobwa ngo ni Jasmine avuze iki kuri wowe uyu mukobwa nyine ni inshuti yanjye nawe n'Imana inshuti yawe n'Imana mwahuye uri guteganya ngo ugira ngo agucumbikire ijoro rimwe uhite wigira iwanyu mu cyaro ariko mwese mugumya kubana ni wowe wabimusabye cyangwa ni wowe wabigusabye nanjye sinzi ukuntu byagenze gusa n'Imana yabikoze Imana yabikoze Jasmine ubundi wowe kugira ngo ube wafata umwana umugirire icyizere kuko burya hari igihe utekereza ngo uyu mwana nimuzana mu rugo azansebya cyangwa se bitewe n'amakesi arimo bishobora kuzambiramo ibibazo
ubundi wowe niyo mpamvu yatumye uvuga ati reka nemere umucumbikire, kandi uzi ko hari ibintu byinshi bimukurikirana, cyangwa kuko urumva ari gukora ibiganiro avuga ngo ni umwana ndi mati, abandi bakabyemeza abandi bakayakana, abandi bati ibyo uri kubeshya bishobora kugushyirishamo bakaba bagufunga ibiki n'ibiki. Wowe kubera iki wavuze ati uyu mwana reka mwizirikeho, niyihe mpamvu? cya mbere kuba umwana wa runaka cyangwa kuba umwana w'umuntu nta kosa ririmo. Kuba yaza akavuga ngo ndi umwana w'umuntu runaka, ndumva nta cyaha yakoze. Icya kabiri kandi kuba uwo muntu yaba papa we nawe nta cyaha yakoze, kuko kubyara ni umugisha. Ikindi impamvu cyangwa icyizere nagize kugira ngo mwakire, hari ahantu natanze ikiganiro mbaciramo gato kuri story yanjye. Nakuze mfashwa n'umuryango utari uwanjye, bandera nk'umwana wabo, bamfata neza banjyana mu ishuri, ndi imfubyi nta muryango ngira, baramfasha nyine. Nabisobanukiwe nkuze, ariko numva ko nanjye ngomba kuzafasha abandi. Ntabwo nabona umuntu ababaye rero ngo nanjye mutererane mu bibazo arimo. Ubwo buryo nahisemo kuvuga nti reka mbe namufasha. Wabisobanukiye kuri imfubyi ukuze? Kubera ukuntu bamfataga ntabwo nari nziho ndi imfubyi. N'abantu barabimbwiraga, abaturanyi batedere ka kana kwa runaka ngo batoraguye, nubwo buryo babivugagamo. Tikarakuze nagira mu rugo nayibabaza, bakambwira ati reka reka barakubeshya. Nyuma nkuze baranyicaza, ndi muri segonderi baranyicaza, baransobanurira, ngerageza no gushakisha umuryango ndebe ko nta na bene wacu na bake baba bahari. Ntabwo ayo mahirwe ndayagira yo kubabona. Iwanyu se bakubwira ngo bagutoraguye hehe? Ntabwo bambwiye ko bantoraguye kwisenjira muri story yanjye ko tugiye kure. Ntabwo bambwiye ko bantoraguye, bambwiye ko bandeze. Mama wanjye umbyara ari inshuti n'iyo famiye, banigana nyine n'ubwo buryo bandezemo. Barereye inshuti yabo yagiye isize uruhinja. Yapfuye nyine yaramaze gupfa, asiga uruhinja. Inshuti ze zirabimenya ko yasize umwana, nyine ziramufata ziramurera. Nuko ngo mama wawe yapfuye ukiri uruhinja, baragufata barakurera. Hanyuma papa wawe bikagenda bite? Papa we nta story ye nzi. Wowe wifuza kumubona? Ntabwo nkibyifuza, kuko ngerageje kujya mu byo kumushaka namera nk'uyu ngo wenda uyu amahirwe afite nuko wenda mama yabimuganirijeho. Ariko mama yambyaye atabana na papa, yambyaye nyine bisanzwe nk'uko abandi bose bahura bakabyarana. Apfa atarerekana umugabo ku nshuti ze, nawe mama nta muryango yagiraga, umuryango we bawishe muri jenoside. Apfa nyine atarereka izo nshuti ze umusheri. Niba barahuye rimwe bigahita biba, niba barabanye wenda igihe gito, ayo makuru nta mfite. Gusa mu bagabo bari muri iyi si bose hari igihe njya ndeba nkabona nkavuga nti wasanga ari muto. Ugira ubwoba? Ndabugira. Ikindi kandi nkanavuga wenda wasanga ubuzima bubi ndimo, wenda wasanga ari n'ingagari, wenda ari umukire. Ariko kubera ko nyangerageza gusenga bujya bushira. None si ubwo nguko tubyirengagize, ntabyumvisha ubuzima ubayeho cyangwa ubuzima wakuriyemo. Turazafata ino mwanya wenda tubwire ku buzima bwawe n'iki kiganiro tuzagikora, sibyo? Ariko noneho ngenda ndagira ngo noneho tuganire, sibyo? Nyuma y'ubwo buzima bwose ubu ngubu muri mubayeho mute? Ubundi mwebwe mubayeho mute? Kuko uburyo numvishe ntabwo nawe uri umukobwa wishoboye, ahubwo kugira ngo ubane n'uyu mukobwa nyine mubayeho mute? Kurya ni gute? Ukora iki? Hari akazi ufite? Murakoze. Njye nta kazi navuga ngo runaka mfite, gusa mu minsi ishize nari mfite ibiraka birarangira. Nari na cano nari mfite nayigira ibibazo, kugeza aka kanya nta kazi mfite. Ariko inzu mbamo nari nayishyuye amezi make, numvaga kuba nacumbikira umuntu aho kuryama numvaga atari ibintu bikomeye, kuko nanjye niba ndiho ntapfuye ubwo icyo narya icyatunga umwe na babiri cyabatunga. Gusa ndi gushakisha akazi. Ni ikihe kintu muri iyi minsi kiri kukubangamira? Kuba ndafite akazi. Kuba ntafite akazi. Kuba udafite akazi. Uwo mushaka gukora iki se? Nshaka akazi kamwe amafaranga pe nagakora nyine. Katajyanye no gukora nyine ibintu byo muri gusoma no kwandika. Katamenya ibintu byo gusoma no kwandika. Uwo wakora nk'akahe kazi rero?
nyine urumva urambwe katarimo gusoma no kwandika ubwo nakazi katarimo gusoma no kwandika akari ko kose wagakora kazi ko k'ingufu z'ubwo ari nk'akari ko kwikorera ntuzo ko nta menshi sigaye witera makeup rero ejo bundi urazitera ejo bundi ntabwo twabibonye mu kiganiro ubwo nyine bari banyakije ibisahora nsana Nyandwi rwose ngo asigaye yikubita akangwe ko kubita makeup n'iki hari biri kumva naho ntabwo ndi kubikubonaho ariko birenda kujyaho ntabwo wisize utuntu ku munwa kose undi nishimye niko muntu iyo wishimye nese kuki utagaragara nk'umuntu wishimye ahubwo uri kugaragara nk'umuntu utishimye niki cyagusha oya ngubu ndishimye ngo noneho niba uri kubona ko ntagaragara nk'umuntu wishimye ndakaye nibwo hatubimba bahita ubikirura dukomeze twiganire nta kibazo so Nyandwi kugeza igihe se basi waragerageza kuvugisha mama wawe nimero iri kwanga ariko ntatari ndacyafite icyizere cy'uko tuzavugana hanyuma se ko abantu bakomeza kwibaza abantu bavuga ati no mukobwa rero ubuzima bwe ni nka filime shonje bahishiwe cyangwa ni danje no abantu baribaza bati ese birashoboka ko umuntu ashobora kumara kimwe bibiri atavugisha iwabo bakumya kubyibaza dufite abantu benshi hano bari kuza muri media umwe akaza ni papa wawe undi ni murumuna wawe undi ni mukuru wawe ubivuga hiki kugira abavandimwe ni byiza nta nubwo nanze abantu tuvukana nta nubwo nanze ko umuntu ambera papa kuko nangije naba mama wundi ubonye ko ariko hari icyo biri kugufasha wenda ukishima ukavuga ati nakuze abantu banererana batavuga ati ngewe ntabwo uri umuntu udafite abavandimwe n'umunsi bari kuntanga ahubwo uri kubona bari kuza biyitira kuba abavandimwe bawe nta kibazo pe si biri kugushimisha nta mutima mubi n'ubusanzwe nta mutima mubi afite ariko noneho bari gutuma mbyibuha kuva wakora ibiganiro atanya gukora ibiganiro bya YouTube ni cyo kintu cyakubabaje cyane ni byinshi ariko uno munsi reka tubigira ibanga nk'ikiganiro nyine waba warabonye ko ati iki kiganiro kirambabaje ntabwo ngira amahirwe yo kubibona kenshi ariko ni ibintu biba biri aho ntabwo ujya ubibona ntabwo njya mpfa kubibona uvuga ngo ubona ukora ikiganiro gusa ntabwo ujya umenya ngo byagenze bite abantu se bavuga ko ubana hari ikiganiro nabonye bavuze ngo ubana n'umukobwa w'indaya umukobwa w'indaya simbizi ko bavuze ati icyo kiganiro siko kimara kumva umuntu ari kuvuga ngo uyu mukobwa abana n'umukobwa w'indaya wumvishe bimeze bite wowe cya mbere natekereje ko wenda ari ahandi yabaye mbere yuko duhura cya kabiri kubera ko ibi bintu bya YouTube njye mbimazemo iminsi uyu murushijeho kuba narabigezemo mbere yeho gato ndabizi ko umuntu kugira ngo content yuzure nyine hari utuntu anyuzamo akaba yabeshya ako ntabwo ndi indaya abanzi baranzi wacu ni Karongi Irubengera muzabaririza izina Jasmine nimwumva hari uwanguze cyangwa ari uwo twajyanye kwigurisha ubwo bizaba ari byo ariko ntabwo iki kintu nta nubwo nagikora n'undi wese nakumva bimbwira cyangwa akanabinyita noneho ubu ngubu yaba mbabaje pe hari ukuntu uvuga ngo wenda gufata icyuma ukagishyira ahantu harwaye cyangwa kugiseba icyo kintu ni cy'abakozi wumva uburemere bwabo ntabwo wafashe icyuma ngo gishyire ku gisebe icyo kintu ni cyakoze gufata umuntu narangije kwiga 2017 nagerageje gushakisha ibiraka hari n'igihe nari mfite n'akazi warangije kwiga muri 2017 secondaire umva ukuntu nsazanye ubushomeri wize iki nize accountancy ngerageza nize Karongi n'ubundi nshaka akazi ndanakabona Imana ingirira neza njya mbona ibiraka sinjya nshomera igihe kinini ntabwo ibyo bintu by'uburaya mwana sinanabishobora rega nta n'imbaraga mfite pe ntabwo nabishobora imbaraga amenya bisaba imbaraga pe
So, nashakaga buriya njyewe ni umutipe wakoze ikiganiro akikora njyewe nahise ngira amatsiko yo kuba nareba naza nyine nareba uwo muntu n'abanyarwanda bakamubona abanyarwanda kuko abanyarwanda bahise batangira kugira impungenge umwana w'umukobwa bati umwana w'umukobwa avuye mu kazi ko mu rugo akiva mu kazi ko mu rugo ahise ahura n'indaya ubwo ni ukuvuga ngo nta kindi kintu agiye gukora no kwita ubuzima no kwicuruza akabona yo kurya bikamara abantu impungenge abakunzi be mu by'ukuri aramutse abaye indaya yababisemo ku giti cye ntabwo yabibonye kuri njye n'igihe tumaranye uze no kumubaza mwiherereye ntabwo nako mwamubaz ari umusheri ntawe mfite ari umusore ntarambonana nawe mubaza aramufite oya ntabwo mbizi ariko imyaka arimo imwemerera guteretwa wenda nyine icyo nakora ni ukumugira inama nk'umuntu umuruta uko abyitwaramo aho guteretwa ntabwo ari ikibazo nanjye mu bihe byashize nari mbafite ariko ubu ntawe mfite ukimara kumva bakwisa indaya ntabwo wese uvuga uyu mukobwa ariko amita mwirukana atagumya kunsebya ntabwo icyo hari igihe nabitekerejeho kuba namubwira ngo natahe ariko ntabwo icyo aricyo cyabiteye ntabwo icyo cyabitera ko atari uba wabikoze se ntabwo icyo cyatuma mvuga ngo reka mwirukane icyo kintu cyatuma kandi icyo kindi cyari kigiye kubitera bwo numvaga namuherekeza nkamutegera imodoka ye nanjye nkatega iyanjye tukajyana iwabo nkamugeza kwa mama we ku buryo nagaruka no muri Kigali azagaruka yizanye atari ukuvuga ngo wenda ngo ninjye namwirukanye ntabwo kumwirukana nabishobora niyo mpamvu se yari itumye utekereza kuba wavuga gutya icyo tukirengagiza ahubwo niyo mpamvu yatuma uvuga uti uyu mukobwa reka agende kuri ubu ngubu we yabonye akazi cyangwa akambwira ati ndabona wenda ukennye cyangwa urya nabi cyangwa ubayeho nabi reka ngende namureka akagenda ariko iyo mpamvu yindi yo ndayigira ibanga kuko byaranarangiye kugeza ubu nta kintu cyatuma mubwira ngo ugende njyewe narabivuze na Kigali naniye ababyeyi bandeze baracyahari ni abantu beza b'imfura bamaye disipurine ihagije natega nkagenda nkabwira nti dore n'iyindi nama ngiye wenda mbwiye ati kujya mu rugo birambangamiye cyangwa wenda sinashobora kuhaba nagerageza nkamujyana n'iwacu nawe akareba ko yahashobora kuko niho n'abandi twahagenda tukabana nta kibazo wese wiyemeje kugumana nawe ubu ngubu njye ku rwanjye ruhande numva nta mpamvu yatuma mwirukana nyandwi nta kibazo ntabwo bashaka kuvuga oya nagira kugira kure mwana imbere ya kamera kigira akana keza kitonda kandi aba yansakurije imbavu yazimena ugasiga atuma uba wishimye nyandwi tuganire rero gerageza noneho uganire ureke kwifata cyangwa uramutinya ariko umuntu uwo ari wese ukuruta nyine uramutinya ukanamwubaha ese arakuruta arakuruta akurusha nk'imyaka ingahe simbizi hagati y'irindwi n'umunani ni utuye dukosa twa Nyandwi ajya akunda kugukorera cyambere uno munsi bigira ibanga bivuge ndabigira ibanga pe cyambere Nyandwi ceceka reka vuga ariko kuki ushaka kutwikira uno munsi nabigira ibanga oya reka twivugire cyambere yitabira kuri telefone turyamye tugisinziriye icya kabiri acana gaze akajya kuri telefone nibuke kuyizimya cya gatatu ikintu mubujije nagacyuma suransebeje cyangwa usekeje abantu ntabwo ngusebeje mvugishije ukuri mvugisha ukuri rero nyuma ko avugisha ukuri ikibazo byose bigomba gukemuka icyambere yavuga ariko amakosa yanjye ntabirenze nawe vugaye nawe ntabwo nzi kuvuga abantu ntabyo nzi hari n'igihe mwigisha akabanza kugorana kandi ujya unamwigisha gusa nyine ageze kure da ageze kure amenya kwandika no gusoma ariko hari igihe yatayanga kumva akantera umujinya gute se kutangira yavugiye ngo ntabwo uzi gusoma no kwandika none se ikora babivuze ariko bageze kure dukomeze ntabwo ncana gaze ngo umuntu wamuha mesaje yayisubiza noneho dukomeze ake twagiye urakoze rwose uri gutuma atangira gushaka kuvuga hanyuma rero
nese kuki ariko kuduteranya wowe n'umuduteranya nawe tubwira ibyiza ntabyo nzi pe njye nta makosa ngira ndi umubyeyi ndi umuntu mukuru aka ni akana kawe aka ni agapeti kanje usumva aka kana kawe wagaterura aho yasha kajya kanangorera amakosa nkabura uko nkakubita aho ngari nk'uyu muntu umukubise urushyi akanyicaraho nahita apfa nuko nyine ubu bisaba kubaca bugufi nkaceceka nkabwira niwe wakabyara waretse tukabigenza gutya nkaca bugufi ukuntu bigenza ufata ikabure ugakubita witaza unyegereye se igihe wamfatira ko ntahumeka nawe urabyumva ago umusirikare ago umusevero Nyandwi ugarara kuri telefone no kuri kwima kuri telefone uri kuvugana na telefone yabaye matera uri kuvugana nande abanyamakuru uko nashera ingira inshuti ze zamubonye kuri YouTube zikamubaza ibyari byo kugira abakunzi ariko ni byiza ugenda cyese ngira sheri kugira abakuvugisha nese ugira ngo shira vaye shira va muri abo ngabo muri ntago nashobora ntago nabona ibyo mvugana nabo bashira ndo mwana okay none se urebye ubuzima ukuntu buri kugenda bugenda sibyo iyo witegereje ubona basi hari impinduka uri kugira ubuzima ni hatari gusa nyine umuntu arabyihanganira kandi akaje karemerwa none kaje karemerwa utangiye kubona nyine hari igihe sibyo nyine ako afite ikimubangamira cyangwa n'ubuzima bamuganaho niba abona bitari byiza sibyo wenda hari ukuntu tuvuga ngo akazi ko mu rugo ni kabi ugereranyije n'utundi tuzi tubona ariko nanone njye nabonye ko ari ako kwikorera ibishingwa ariko kabi cyane kuruta ko mu rugo rero nanone nawe navuge ngo ubuzima ni danje ahubwo yavuga ati wenda nkiri mu kazi ko mu rugo mbayeho neza muri ubu buryo ubu ngubu mbayeho nabi muri ubu buryo cyangwa wenda mu kazi ko mu rugo nabonaga icyo kurya cyadanje none ubu muri geto kurya ni hatari mwana nta kibazo wavugisha ukuri nta birenze ese abantu nibabizi abantu barabizi ko ngende umukomisiyoneri w'inzara oya abantu barabizi ko muri geto cyangwa nshinzwe kuvuga abashonje oya hari ukuntu wavugisha ukuri uko ubayeho hagira n'undi muntu ugira ubushobozi bwo kuba wenda yanyakira ku buryo yavuga ati wenda reka mufashe nakire umwana w'umukobwa yanyakira nta kibazo rega nta mutima mubi twese tuba turi gukorera amubuze ntabwo wababara oya ntabwo nababara n'ejo nahura n'abandi mfasha cyangwa nanjye nkagira abandi bamfasha ntabwo nababara pe ntabwo ryakwica ibintu byose ndabimenyera kuba ndi kumwe nawe maze kubimenyera ariko na mbere y'uko aza imyaka myinshi nabaga muri geto kandi nibana abana muri geto hari ibibazo nta kibazo byaterwa n'uko byanariza so Nyandwi reka nanjye nkwibarize sibyo ni ikihe kintu ujya kumbura mu kazi ko mu rugo njyewe ibintu ntazabona ntabwo njya mbikumbura sinanajya nanabiharara ko mu bantu baharara wapi tuza ngakumbura cyane ikintu nakumbura ngo mbone ako kanya ntabwo njya ngiharara kuze si cyane n'umugati hano nta cyane n'umugati munywa turabibona ariko se biba bisize bureba cyangwa agashokora gerega mwana makire tujya twemera babayeho neza muri geto ntabwo wabona ibintu nk'ibyo naho muri abakire kuko ni rimwe na rimwe none se ntabwo bavuga ngo ni buri munsi ariko mu bakire bo ni buri munsi ntaribi ubwo ngubwo twabyumvishije nta kintu bitwaye Nyandwi yikarumye cyane ariko araza gutuma tumwinjira cyane natumye kwikaruma cyane sio Nyandwi ndagira ngo mbwire ikintu cyatumye no munsi kuko ukuntu umeze cyangwa ukuntu uri kugaragara nk'umuntu utishimye pe shaka kutubwira ikintu uri kubura iki nta kintu mbura nta n'ikibazo mfite ari mama na papa wakumbuye ndi nkumbuye mama yego kumbuye mama wawe kumbuye kujya kumusura se bebe akumbuye ko nkumbuye mama koga nanyuze ngo koga kandi nzogesha nanjye ibere ndarifite ndaza kurego yasi ndi umubyeyi wawe ndabihakanye wowe wari wanse umuntu ntabwo rero nonse umuntu ariko se umwana avuga ngo akumbuye nyina nawe wakumbura mama ukarwara ukaremba kandi ubwo ndwaye umutwe kubera kumukumbura ndona amaso gahishe ukuri tugiye tumushakira itike ajya gusura mama none Nyandwi
Jewe n'ubundi ndongera ngaruka kuri za bantu batandukanye, umwe ari kuza ndi mukuru undi akaza ari papa wawe n'undi akaza, sibyo? Ejo bundi biramutse bibaye ngombwa ko nyine ibintu bikomera ukabona hari kuza bande na ba runaka, sibyo? Cyangwa se bakazana n'undi mama wawe utari we, akaza akagira ibyo avuga. Hari ushobora kuza bakamuga ati wemeze ko ari ibi, sibyo? Nkuko wenda hari ikiganiro nabonye babyemeje, sibyo? Hari n'undi ushobora kuza akabihakana. Ari kumva? Urumva bitazaguteza ikibazo mu gihe utarafata umwanzuro ngo ugende ubereka mama wawe wanyawe. Jewe niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Haleluya. Sinzatinya ikibi kuko ndi kumwe na Yesu. Haleluya. Mwana wanjye azi ijambo ry'Imana. Nyibutsa nanjye nzajya gusoma uwo murongo. Nyibutsa nanjye gusoma uwo murongo. Nagahaza byanditse. Oye. Ndaje ndahagusomera mu kanya. Uransomera he? Mu binyo. Kingenzi suko mbisi. Oya cyambira ariko nambwira n'umurongo nanjye uwo murongo ukazamfasha. Umurongo agufasha. Yego. Tatungu ngo abantu baba. Mwita wa telefone nyine mukiryama. Rose saa 3 uri kumva. Zamanywa. Reka nkubwire. Hagiye kuri telefone wonyine abaraba bari kuri WhatsApp. Uri mu bikizuko. Waba kuri WhatsApp. Iwa bari WhatsApp. Nese ngiye mba ndi kukubangamira. Nanjye bumbangamiye. Gute se? WhatsApp iravuga. Wese wajya ujya kuri WhatsApp. Abafite ibintu biri kumva. Wajya ujya kuri WhatsApp na. Najya he? Kuri WhatsApp. Akazahiba. Ese undi kuri WhatsApp wawe mbari. Ese ubundi najya ku WhatsApp najya kuri phone. Nabijya kuri phone. Kuri WhatsApp ni. Mase mubaze rata. Reka nkubwire sibyo? Kuri WhatsApp wenda ujya tubyirengagiza ibyo biboro bya WhatsApp n'ibiki, sibyo? Nyandwi ubundi wowe ku giti cyawe, sibyo? Utarabona bino bintu bya YouTube cyangwa utarazi iki, sibyo? Ariko nanone utarakora ikiganiro cya mbere wajyaga wumva ko nyine kugira ngo wajya kureba YouTube kwanza. Wirebera he? Ndetse ukora ikiganiro wumvaga kizajyayo. Numvaga nyine ko kizajya kuri YouTube. Ngiye YouTube nari nyizi kumva. Ako nago nari nzi ko nyine habaho ibintu nk'ibyo byose. Wari uzi ko si ikiganiro uzakora? Numvaga ariko gufata ifoto y'umuntu kayipostinga nyine none se ibyo bintu tubiganireho, sibyo? Ukoze ikiganiro ukigiye kuri YouTube, sibyo? N'ubundi abantu bajya bavuga bati uriya mukobwa yakoze ikosa ryo kuba yashakira se ahantu habi, aza kumushakira kuri YouTube. Kuri YouTube wari waharangiwe nande. Ariko nanjye nk'umuntu wari warayobye yari kunyobora igihe nari nkoze ikiganiro cya mbere. Nge nago nari mbizi. Nako ari ubizi. Nese ikiganiro nyine agikwaga wumva kizajya wumvaga wowe uzakibona cyangwa nako wari uzi byari byo? Sorry nguciye mu ijambo ariko banze kwiyegisikiza. Nk'iyo iyi nkuru iza ari ugushimira, ari kuvuga ati warakoze musaza wamaye inka wagize ute kuri YouTube, byari gufata byari kumubabaza ariko no kuza avuga ngo uyu ni papa, njye marumva n'ukuri nta kibazo kirimo. Sinzi impamvu abantu ahubwo babigize intambara. Njye kubyara ukuntu mba numva ari umugisha. Nyine yaza wenda ashimira ati rwose warakoze wanteje imbere, waramvuje cyangwa waranyubakiye wagize ute. Byari guca kuri YouTube abantu bose tukabishima, tukavuga ngo rwose warakoze. Kuki iki ngiki cyo nyine hari ibintu runaka bigomba kuvugirwa kuri YouTube n'ibitagomba kujyaho. Nanone hari ntabwo wajya gushakira umubyeyi kuri YouTube nanone niko wamubonye ariho aboneka kandi ngo atarazi bya YouTube. Urumva ko nyine ntabwo mwabyita ikosa kuko ntabyo yarazi, ahubwo ababibonye nyuma nkatwe twamufashije. Nicyo twakibaza. Ikosa ubwo ni iry'umunyamakuru. Iry'umunyamakuru natwe tubibona tukarebera. Niho tujye twemera. Namubona mukarebera. Nyandwi ubivugaho iki kubona abantu hanze bakomeje kugutera utwatsi se? Nta kibazo ariko n'ubundi njye nakuze ndi njyenyine pe. Njye nakuze ndi njyenyine. Nkora nyine mbona ubuzima ejo nyine nkabona harasa neza, mu kanya nkabona harasa nabi. Nyine mpita mbona ko ubuzima bwose nkwiye kububamo kuko
nta herezo ry'ibyiza mbona mfite. hari igihe ubana n'umuntu ukavuga ati uyu muntu nubwo ncumbikiye utu tuntu twe turambangamira siyo ntabwo ujya wicara ukavuga ati Imana wamfashe koko nkageza igihe cyo kugeza kuko nanjye natangira kwibana ku giti cyanjye. Ibyo bintu sinjye mbitekereza, sinjye nanamubonaho ibibi, sinjye mbibona. Keretse niba mfite uko mfite amaso matoya ntareba. Ahubwo simba mbisimbizi pe. ahubwo rati Imana Njye wundi ndeba ibindeba. Bitandeba ndeba. bivuze ngo birahari ariko urabyirengagiza. Ntabyo mbona. Imana dufashe rero ubuzima bugende neza, noneho ubwo niba atabona ibibi nkurikije uko tubayeho nge ndabizi, niba ntabibabona Imana dufashe mu buzima bugende neza we bwiza cyane, noneho akomeza abone ibyiza. Ko mubaye ariko nkurikije uko tubayeho. Uko tubayeho sha bimeze nabi nukuri. Aburikiza. Ntago rega tujye tureka kubeshya, ntago haza hano wiyemeye ngo ndakize ngo ngize ute. Muri ghetto ubuzima hari igihe bwanga. Yego. Ukishyiraho undi muntu nawe ubwawe byanze. Nkanjye byanze nyine kandi nawe babibona. Rega n'umuntu ikiza nuko ari umuntu mukuru. Nabona byanze burundu. Wenda azambwira ati rero nshuti yanjye reka tugire ukundi tubigenza. Ariko bakunda kubanga abakobwa bibana muri ghetto n'ubundi birimo byandi bavuga bw'uburaya wa muntu yavuze bakunda kugira imico mibi ngaho kuzana abagabo ngaho kugira iki sibyo wowe ntabwo ari ufite ubwabo ko umukobwa mushobora kuba mugiye kubana ashobora kwarinda Ibyo bintu ngewe nyine nakuze nzi ko umukobwa wese wibana muri ghetto akenshi aba barindaye ariko ntago ari bose niyo yaba ari we nta muntu wagufata mu kiziriko ngo akujyane kugucuruza wowe ubwawe niwe biha gahunda ukavuga ati hano hanjye ngomba kujyayo kuko ubonyeyo nyine inyungu ihari si inyungu ibayo n'igihe simbizi keretse nimba ari uko ntago ndeba wa mukobwa wavuze ngo wigeze kuzajya ngo ushaka kugurisha ahantu wabaga wakodeshaga ntago ari akuvugisha se nyuma ko abonye cya kiganiro akuheta waramemukiye wamvuze nabi hari izina rye navuze ntabwo amuvuze urivuze ariko waramuvuze ko ari umuntu mwabanaga akoreraga avuga ibigoramye imihuri karakara ubwo nyine kubera ko nakoreye ahantu henshi ntago mbizi afite impamvu ari kubivuga ariko ntago yigeze abivuga ega iyo bakize baraza sibyo ntago se babahungu bari baragize gutya bahise bagaruka babahungu bahe bahunguze ubu se nakize iki nakize iki ari ukuntu umuntu ubona wenda ari kuri social media yabonye abantu batangiye kumenya aba mustari ukabona nk'uyu mukobwa Nyandwi wenda ntabwo imbere yarafite umukunzi urabona ndi umustari ntabwo mbizi niba uri umustari niko kubaza sibyo mpamvu navuze ngo iyo nyuma y'icyo gihe yakira kigana wakoze cyangwa nyuma y'uko abantu ari kukubona ntabwo biri gutuma wenda nka bahungu baguteretaga abo mwari mwarashwanye abo mwari mwakatiranye mwongera gusubirana ukabona atangiye kuguteretesha guzagunya kwiberaho gutya hako nta kintu bintwaye urabona hari ikintu mbaye nta kintu ubaye haka abantu bareba ikiganiro bifuza kubona uri guseka ni cyo kintu kizatuma useka hasi igihe cyose wakoreye ibiganiro ko nta na rimwe twari twumva mama wawe nyine wenda nk'abaturage bavuga ati mama wawe bamugejeho ubutumwa runaka ntabwo bijya bigera iwanyu simbizi nanjye ubu si uko undi hano nanjye simbizi ntabwo turabona n'umuntu wenda utuye muri comment ati uyu mukobwa ndamuzi niyo mpamvu nyine nanjye numva nkumbuye mama nyine nkajya mu rugo uzajya ryarisa simbizi nyine igihe nabonera itike yose natagira Ndimbati yaravuze ati arifuza ko twazajyana n'itangazamakuru akagenda kureba mama ndetse nawe ukaba urimo ufata umubyeyi ukamuvogera mu rugo rwe utamubajije nta ruhushya wamwatse ubu mwubahutse cyane ngiye ngufate mubwira ngo tumanuke mu rugo ndahazi yego ndahazi sibyo mu rugo niwe si iwanjye kubwira ngo tugende hanyuma ko ari byo papa yifuza nanjye byansaba kusaba uburenganzira no kubyakira uruhushya nkabyemererwa cyangwa nkabyangirwa ubwo icyo gihe nimbyemererwa nimbyangirwa nzaguhamagara mbwira ngo ahakane no muntu nawe agira ukuntu abigenza ari ngombwa ko agenda atari itangazamakuru wowe nawe mukagenda mu ibanga ukajya mu modoka wowe na Ndimbati
mukagenda mukajya kureba mama wawe akavuga uti uyu mukobwa akanamusobanura, byo wabyemera? njyewe ku bwanjye nta kintu bitwaye kumva, yego n'itangazamakuru nta kintu rintwaye, ariko imbere ya mama ntabwo nabanza kubisabira uruhushya. Erega nabamwubahutse cyane, erega n'umubyeyi wanjye ndamwubaha kandi ndamukunda, kubera nabamwubahutse cyane pe. Hanyuma se ubundi iriya nimero ya mama wawe sibyo na n'ubu ntabwo irakurongera? Ntabwo irongera kuko sinzi n'abanyamakuru murayifite, kuko nanjye ntabwo ari njye bishimiye kuba ntari kumuvugisha. Rero nanjye nkeneye kumenya kameze neza, nicyo kintu kiri gutuma ngenda sinzi. Dore iciyemo tumuvugisha natansirimba ngo iciyemo kahita wumva mama aritabye. ewe bari abantu iyo bari kuvugisha umubyeyi wa Pirate si nta kintu bigutwara? njyewe nta kintu nabimbwiye pe, gusa ikibazo imama bibonye akabyumva akumva abantu baba barimo baramwitirira, wenda si umuntu urenze, ariko ni umuntu urenze kuri njyewe kuko yambyaye. ku bandi ashobora kuba atarenze. Biramutse dusanze wenda Ndimbati atari papa wawe ukaba uri gusebya, icya mbere waba uri gusebya Ndimbati, uri gusebya umuryango uri kuwihakana, uri kubyumva nko bitari ikibazo gikomeye, ari no kutujagaraza mu mutwe, ari no kudutera umwanya. anaduteranye umwanya, hari nk'abantu basigaye banamamagara bakambwira nabi, ubona aramucumbikiye. hari umuntu uhamagaye arambwira ngo nk'uwo mukobwa wacumbikiye, yambwiye ko yitwa Ndera, ngo nk'ubwo mukobwa wacumbikiye ngo urishobora ko ari uwa Ndimbati, ngo si ubwo ngo Ndimbati ngo aramutse aguhize, ndabona Ndimbati aramiga situziranye, Ndimbati ntiturahura nta nubwo muzi pe, kandi nawe ntabwo anzi, ndahamya neza ko atanzi, yaba amiga dupfike nkabara ngo Ndimbati ngo ntiyaba yaguhiga akakugirira nabi, tubwira ni ukuri ntabwo ngize amahirwe wenda Ndimbati yamamagara nkamusobanura ukuntu byagenze, wenda wasanga hari ikindi kibigisha inyuma ntazi, ariko nta kibi nakoze, kandi Ndimbati ntabwo muzi, nawe ntabwo anzi, ntabwo tuziranye, nta n'ikintu dupfa ku buryo yamiga akangirira nabi. Gucumbikira umuntu nk'uko undi wese yabikora, kimpa numva nta kibazo kirimo. Abantu ubwo niko bakubwiye bati uwo muntu yaramamagaye nyine arabimbwira, ariko n'umwe nta wundi muntu wigeze akima kwikugaso ntabwo wikanzemo. Nyine wenda narikanze kuko ikiganiro n'ubundi nagikoze mbizi ko kirasohoka, na comment nagiye nzisoma numva n'abantu bavuga ngo wenda ngo turi gusabiriza ngo n'ibiki, ariko bira ntabwo babijya bintera. Izi mbuga ngenzi mazeho iminsi naje nziza. Okay, murakoze cyane rero, reka dusoreza ahangaha, amasaha yatujyanye. Mbashimire mwakoze kuduheza umwanya, natwe twe twaje kubasura ngo turebe ukuntu mumeze. Na Nyandwi rero dusoza ndagira sanze dufuneka sanze nako ni ibintu biraho bisanzwe nyine, gusa ariko nyine nk'abantu b'abakobwa biba bihagije ubundi umukobwa ari guharanira kwiteza imbere, cyangwa iyo ugira n'ubushobozi bwo muri Kigali n'ushoboye no kurya saa sita na nimugoroba rimwe kabiri gatatu, ushobora kwishyura inzu, ibyo nabyo ugomba kubishima Imana, sibyo? Nimba uri muri kano kanya biri gushoboka, wenda waba urimo n'ideni ry'inzu ukajyamo ukwezi kumwe abiri yonyine, gake gake umwana mwiza umujyamo ideni da azabona akazi ukazayamwoherereza. Nyandwi mu minsi iri imbere nawe uratangira gutegura kuzajya wishyura landirodi kubera nese uzaba mu nzu utayishyura? babitegereje akunda mugani we, narakuze nanjye narabaye umubyeyi, azaba aba mu rugo iwanjye, nzakomeza mba umukobwa mpaka kwitegura kurushinga. Imana izangirira neza igahindura izina. So murakoze cyane rero. Murakoze namwe.